ikosa ryakozwe n'isi yose dusangiye ryo kwiyitiranya n'umubiri uyu ugatangira ukavuga uti jewe naka ese uri umubiri ugomba kumenya ko utari umubiri ntabwo uri umubiri ndabigusubiriramo inshuro 100 ntabwo uri umubiri ndetse n'ukuri kose ni igikoresho nk'uko ukoresha ibindi byose. Ndasuhuza cyane abantu bankurikiye kuri channel ya Kimeza Miryango. Turamenyeranye ndi Nsengimana Vazi ubaganiriza ku bijyanye n'ibyo Kimeza Miryango itangariza u Rwanda n'isi yose. Twatangiye tubabwira ibijyanye n'umuryango, bivaho tuza gusanga isi yugarijwe n'ikintu idashobora kugira uko igenza cyitwa urupfu. Dutangira video zigeze kuri 3, iyo uyu munsi ni ya 4. Iyi video ya 4 twayise izina ry'uko ari ubwiru bw'Urupfu. Uyu munsi niho dushobora gusubiza bamwe mu batubajije batari ko watubwira urupfu cyaricyo, tukumva urwo rupfu nyine, aho kugira ngo wenda utwisha amatsiko ngo ubutaha ubu tugiye kuvuga urupfu. Nuvuga ngo urupfu turarufata turushyire ku meza, ameze nk'ayo kubaga yo kubagiraho, turusature tururebe turwinjiremo. Iki kintu bita urupfu ni giki? Ariko mbere yo kubigiraho ndashaka kubabwira ibijyanye gatoya n'uyu murongo wa Kimeza Miryango, kuko ni urugereko rwiza cyane dushobora kuvuga ibintu mu Kinyarwanda, ariko tukaba twibaza, ndetse ari ikintu nibajije ntangira ibi bintu, yuko abantu badutanze kugira indimi zivugwa ku isi yose, ndashaka kuvuga wenda Icyongereza, Igifaransa, baranga baradusiga mu buryo bw'ubumenyi, mu buryo bw'ikoranabuhanga, mu buryo bwo gusobanukirwa no gusubiza ibibazo by'ingutu byugarije imbaga ya muntu, inyoko muntu ituye iyi si, uyu mubumbe wacu w'isi. Mu by'ukuri nasanze abantu bagomba kumva izi video ari abantu twita abasirimu cyangwa bize. Abo rero biyumvira ibivuye mu zindi ndimi, mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza, ariko usanga koko abadukolonije n'abaduhatse bakiduhatishije rwa rurimi rwabo. Bigaragara ko ubushakashatsi buvuga neza ikintu cyiza nababwira, cyuko ikintu utazumva mu rurimi rwawe kavukire ngo ugisobanukirwe mu rurimi rwawe kavukire, burya ntacyo uzumva, nta n'icyo uzasobanukirwa. Ariko ndakubwira muntu unteze amatwi yuko Igifaransa ni cy'Abafaransa, nibo bacyumva nk'ururimi kavukire nk'uko nawe wumva Ikinyarwanda. Icyongereza ni cy'Abongereza nk'ururimi kavukire rwabo, bararuvuga badategwa, baravugamo inshoberamahanga, bakavugamo ubugenurano, bagacamwe imigani, bakumvikana. Ariko twebwe bigenda bidusoba, dukurikira gake tugenda dushaka uburyo twafutura cyangwa twasobanukirwa, ariko ntituzagere kuri ya ngingo nyamukuru
ishobora kudukora ahantu turwaye, ahantu tunegwa, ahantu twumva umuntu yakubita umwotso. Icyo gituma twahisemo ko abumva ururimi rw'ikinyarwanda, u Rwanda ni igihugu kandi ni igihugu mu ruhando mpuzamahanga kizwi neza, kinemewe. Mu by'ukuri kuva kuri konferansi ya Berlin abanyaburayi bigabanya Afurika, u Rwanda rwagumije kuba igihugu, nubwo barugabanije bakarusigara agacenceti, ariko Imana ishimwe ko kanasigaye nako. Rero turi miliyoni 13 niba nibuka neza, wenda zaranarenze, ariko hamwe n'abandi bantu baba bari hanze y'igihugu, baba abari mu yandi mahanga adukikije yumva rw'ikinyarwanda, turi benshi cyane. Mu by'ukuri turamutse tugize icyo dusobanukirwa, dushobora kugira icyo dufasha abandi. Reka rero ngaruke ku cyo twariho, ubwiru bw'urupfu. Ntabwo ndi busubire muri video zatambutse, mwarazumvise, ababashije kuzumva iya mbere, ya kabiri, ya gatatu. Iyi ya kane ivuga ku bwiru bw'urupfu, ndabanza gusegurira iryo jambo ry'ubwiru kuko bishobora kuba ari ubwa mbere mu ryumvise ndivuga. Ubwiru bivuga iki? Ubwiru ntiriwe mbasobanurira kuko hari abandi bahanga dukorana, abandusha, navuga nka Nyirishema Celestin wandika ku bijyanye n'ubwiru bw'u Rwanda. Ubwiru bivuga ibanga, bivuga ibanga, cyangwa se ibintu bibitse ariko bishobora kuyobora abantu bake cyangwa benshi. Iyo tubijyanye mu bushakashatsi rero, hari amagambo abiri tuzakoresha. Iryo jambo ry'ubwiru tuzarikoresha cyane. Irya kabiri tuzakoresha ni ubucurabwenge. Impamvu ni iyi: impamvu ni uko umurage abanyarwanda basigiwe utagomba gupfa ubusa. Twebwe abasokuruza basize, tukaba tukiriho, tukaba twarabashije kwinjira mu bushakashatsi, tugomba gushaka uburyo dushishikariza urubyiruko n'abandi bantu bumva bishaka uburyo bakoresha ibyabo, kandi bigashobora kubakemura ibibazo vuba bakumva. Igituma mvuga ibi bintu mw'abantu mwe, nuko turi mu bihe bya nyuma by'isi. Niba tutihuse ngo dushobore gusobanukirwa ibintu mu rurimi rwacu, mu muco wacu, mu migenzereze yacu no mu mateka yacu, ntabwo tuzabasha kubisobanukirwa. Ndavuga ntanga urugero, hari ikintu cyitwa imibare, mwese muzi, ababashije, yewe n'utarize imibare arayizi kuko azi kubara. Mu by'ukuri rero imibare yahimbwe kera cyane, ihimbwa n'Abarabu. Niyo mpamvu bavuga les chiffres arabes, 1 kugera ku 9. Iyo mibare tuzanayigarukaho cyane kuko hari na video yihariye ku bwiru bw'imibare tuzanyuzaho. Ariko iyo mibare itunze isi. Ngira ngo urabona ko umuntu abasha gukora icyogajuru, akaba yarakoze indege, akaba yarakoze za mudasobwa, akaba yarakoze ibintu byinshi cyane, n'izi telefone tuvugiraho, n'ibi ngibi turimo dutangaza, nk'iyi ururwungano rwa YouTube rushobora kugeza ku bantu benshi ibiganiro bitangwa n'abantu batandukanye. Bigaragara rero ko imibare ariyo bagenderaho. Imibare mw'abantu mwe irakomeye kuko nta kintu kitakibarwa. Mbaha urugero rwa bugufi, nuko COVID, iki cyorezo cyugarije isi, nuko gitangwa mu mibare. Iyo ugiye kureba usanga ari imibare gusa. Ni imibare. Kuki ari imibare? Ariko niyo ubaze abanyarwanda baravuga ngo ni miliyoni 13, n'abanyamerika ni miliyoni izi n'izi, n'abarundi ni miliyoni izi n'izi, n'abanyekongo ni miliyoni izi n'izi. Ahantu hose turabarwa.
murabona icyo bita amafaranga. Si imibare gusa se, ni imibare. Gahunda z'umuntu zabaye imibare. Uragenda ukavuga uti hariya niba nta mubare mpabona, niba nta kintu mari ndi wakure, imibare yanjye nticamo, imibare yanjye ntikunda. Rero imibare iratuyobora, ariko se nitwe twayizanye. Turi barukurikira izindi, ibyo bemera tukemera ibyo. Niyo mpamvu badusobanurira Imana uko bayumva, tukayumva dutyo, bakadusobanurira amateka yiwabo. Ndibuka kera twajyaga twiga imigezi yo mu Bufaransa, imigezi se yo mu Bubiligi, ibiyaga bya hehe, ibintu nk'ibyo. Ariko tugeze igihe cyo kugaruka iwacu, tugeze igihe muri ibi bihe bya nyuma aho tugarura amaso iwacu. Rero nkivuga ibyo, ubwiru ni ibanga. Ubwiru ni ikintu kizwi na banyiracyo, ni ikintu gihishe cyangwa se gifubitse ibanga rikoreshwa. Ubwiru bw'urupfu rero ni ukuvuga igituma turutinya, igituma turutinyuka, igituma turwigerera, nuko mu by'ukuri hari icyo tutazi cyarwo. Muri video iheruka nabashije kubereka ko urupfu ari baringa. Ntabwo nzi abantu bashobora kunyemera, ariko biragaragara ko mu by'ukuri atari ye jyenyine ushobora kuvuga yuko urupfu ari baringa. Umwigisha w'isi yose ariwe Yeshua, Emmanuel, bise Yezu, banamwita Kristo, n'abaromani bamwita Kristo. Hagati aho ngaho yavuze ku rupfu, yaravuze ati umuntu wikoze ubusa n'uwica umubiri. Ati kuko nta kindi ashoboye, hari ikindi adashobora kwica. Ariko tubigiyemo neza, dushyize urupfu rwacu ku meza tukarureba neza, iyo umuntu apfuye ntitugomba kwibaza ikibazo cyoroshye cyane, ni iki gipfa, hapfa iki? Hari ikosa ryakozwe n'isi yose. Isi yananiwe gusubiza ikibazo ngiye kubabwira. N'abanyarwanda turimo, n'abandi bose batuye iyi si barimo, kandi birabareba yuko mu by'ukuri hari ikibazo twahawe twananiwe gusubiza, kandi ari cyo cyatuzanye hano kuri iyi si. Icyo kibazo kirabaza ngo ubundi uri iki? Urinde? Urakora iki hano muri iyi si, muri ubu buzima? Urakora iki? Ese ibyo ukora nibyo byakuzanye? Ntabwo ari ubwa mbere tubivuze, ariko ndagira ngo mubyumve ko ari cyo kibazo dufite. N'urwo rupfu rutubera ingorabahizi niho rushingiye. Kuko nimba utazi igipfa umuntu apfuye, reka tumushyire hariya apfe, tumureba, dukine ikinamico rigaragaza uko umuntu apfa. Ujya kubona umuntu mwaganiraga, kubona umuntu yari muzima agenda avuga, azi ubwenge, mu kanya gato ugasanga yumye, ugasanga wa muntu ntakivuga, wa muntu ntakinyeganyega, wa muntu ntagihari. Rero mu by'ukuri hari cyagiye cyamuvuyemo. Icyo cyagiye cyamuvuyemo reka bengiritse. Ariko igipfuye niki? Igipfuye ni umubiri. Rero mu gusubiza cya kibazo, kuko buri muntu wese yaje hano ku isi gushaka kumenya uwo ari we no gusobanukirwa n'uwo ari we, harakomeye moteri. Abandi bati shawo wowe ntabwo ari moteri, ahubwo ni lisansi cyangwa se mazutu. None sitarimo moteri yakijyana. Abandi batoya idafite amapine yajya he?
nabwira ariko ibyo byanyu muvuga igikomeye cyane ni umushoferi. Mumbabarire ndabyihuta kubera ko umushoferi niwe uzi imodoka hijya. Nawe uri umushoferi w'umubiri wawe. Nkunda ijambo ryo mu cyongereza bita our physical vehicle, ni ukuvuga imodoka yacu tugenderamo yitwa umubiri. Ariko muzi ko iyo ikoze agisida bayijugunyaho bakajya kugura indi, cyangwa umushoferi akitegera moto akajya gutwara indi iyo itagishobora gukorwa, ikazajyanwa mu igaraji igakorwa ikagaruka mu muhanda. Ni kimwe no kujya kwa muganga, wa mubiri bajyana kwa muganga bakajyana mu igaraji ry'ibitaro, bakaguma bakagorora, bazabona wenda hari ikivuyemo bagasubiza mu muhanda. Rero umubiri ntukwiye kwitiranwa n'umuntu. Muntu unyumva uri gihangange kuko ikigutuyemo kirakomeye. Wowe uri we irakomeye. Kristo ari ku isi, ndabyibuka biri muri Yohani, abantu b'Abayahudi bafashe amabuye batangira kumutera. Arabwira ati ariko ni muritse, icyo munterera amabuye ni iki? Ati icyo tuguterera amabuye ntabwo ari imirimo myiza warayikoze twarayirebye. Ati nabigishirije ku manywa, ntabwo nabigishije nihishe, mwarandebaga, nimwigeze muntera amabuye. Kuki muntera amabuye? Mwabwiye neza icyo munterera amabuye. Baramubwira bati icyo tugutera amabuye nuko uri umuntu ukigira Imana. Ariko atumvara ibyo nabyo mwese nti muri zo, namwe muri zo. Ati kuko amategeko yanyu biranditse ngo naravuze ngo muri Imana. Icyo yavugaga yari Zaburi ya 82 umurongo wa 6. Baravuga ngo muri abana bisumba byose, ngo ariko muzapfa nk'abantu. Byumvikane ko mu by'ukuri umwana wisumba byose ikintu cyakunanira ni kimuriza. Ikintu ubuze ni iki? Ndashaka kukubaza icyo ubuze ni iki? None se ibyo ukora urabibona bikorwa n'umwana wisumba byose? Yarabwiye ati niba niyita Imana namwe muri zo. None se muvandimwe wanjye unyumva muri uyu mwanya, ninkwita Imana urabyemera? Urampita naho. Niyo mpamvu abantu benshi badakunda kumva video zanjye, ngumva nawe wagiye kuvuga ngo akavuga urupfu. Ndaruvuga kuko ari rwo shingiro rya byose. Ni shingiro ry'ubwoba butubamo, ni shingiro ry'ubwoba twigishijwe twarereshejwe, ni shingiro ryo kutabasha kwemera ibindi kuko dufite ibyo twemera. Rero ubwiru bw'urupfu bushingiye ku ibanga ryo kuba ari baringa no kuba igipfa atari umuntu. Ikosa ryakoze ryo kwitiranya n'umubiri, nikosa ryakoze ryo kudashaka gukurikirana no kumenya uri we ngo unamenye icyakuzanye no ku isi, icyo ugomba gukora. Ugakora ibyo ubonye. Dufite centre ebyiri. Dufite centre mu mutwe, umutwe uratekereza ukavuga, ubwonko buzana ibitekerezo 60,000 ku munsi, buri mwanya bisukiranya bizanwa na kamere. Wumve neza kamere ikintu ikora. Nuko kamere itandukanye abantu, izana amacakubiri. Ariko ikitazanywe na kamere cyaje gituruka mu mutima n'urukundo. Urwo rukundo ari rwo shingiro ryo gukira, ari rwo shingiro rwa byose, ryo ruzana byo bikaba bizana ubumwe. Tuzabibona mu mavideo taha bigaragaza ko nimba kamere izana amacakubiri ikazana kwitandukanya, nta kundi byagenda. Byumvikane rero ko aya mavideo aturuka mu bushakashatsi bw'ibitagaragara, ari byo kimeza miryango ikoreramo. Ibitagaragara rero nuriya muntu utagaragara, niriya roho, nuriya bita umwuka, mbese n'umuzimu utagaragara,
ariko ari we muntu, ari we Mana. Ibyo rero bimamutse byumvikanye, twaba duhagarikiye aho, tugakomeza mu zindi video dushobora gusobanura neza iki kintu cyitwa urupfu, cyuko ubwiru bwacyo bwamenyekanye. Murakoze, hasigaye murakagira Imana.